I'm a writer by profession, but I have a passion for TV production and filmmaking, and that's why I joined KFTV. I'm currently studying the course TV production and filmmaking, and in this course we have camera production, we have script writing, we have editing, and we also have film review and analysis, which I believe will help me in what I want to become. Ndi umunyeshuri mu ishuri rya KFTV, abandi n'umunyamakuru mu busanzwe wibanda ku makuru ya sinema cyane. Niga TV production na filmmaking mu ishuri rya KFTV. Nkaba ari ishuri nkunda cyane, ni ishuri rifite ubunararibonye mu Rwanda mu kwigisha sinema ndetse na TV production. Ni ishuri rifite abarimu bashoboye, akaba ari ishuri riha agaciro cyane abo ryigisha, cyane cyane ko riba rishaka gutanga abanyeshuri bafite umusaruro cyangwa bashoboye. Ni ishuri rero umuntu yavuga yuko rifite ejo hazaza ndetse rifite n'icyo rizamarira sinema nyarwanda. Hari byinshi ngenda mbona bishyashya ntari nzi mbere yuko nyizamo, kandi hari n'ibyo nakoraga ntabyumva neza kugeza kuri ubu bakaba babinsobanurira, kuko nawe uri umukameramani imbere, ariko ubu mbona ko hari icyerekezo cyo kubikora neza kuruta iyo ntaza muri KFTV. Ubusanzwe ndi umwanditsi muri kigali-shows.com. Ishuri rya KFTV School ni ishuri ryigisha ibijyanye na filmmaking na TV production na radio production, rikaba ritanga ubumenyi butandukanye ndetse rifite ibikoresho byadufasha mu myigire yacu ndetse no kuba aba professionals mu kazi kacu. Rero iri shuri ni ishuri ryiza kandi bigaragara ko hari icyo rigiye guhindura mu mibereho y'Abanyarwanda.